Ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com turakuramije tuguha ikaze. Turi mu kiganiro hirya no hino ariko noneho twatumiyemo Pastor Christophe. Pastor Karame waramutse. Wamutse neza. Umeze neza? Tumeze neza turashima Imana rwose. Ubundi igihe cyose Imana muyishima. So ubundi hari igihe umuntu ashobora kuba atashima Imana? Twebwe twishima niko tunabitegetswe. Ariko bino muri twebwe. Muri byose dwe dushima. Ubwo igihe utayishimye wahura n'ibyago. Oya. Twebwe gaburiya ntago turi munsi y'isezerano rya kera. Turi munsi y'isezerano rishya. Isezerano cyane isezerano ry'imbabazi, ni isezerano ry'ubuntu. Niko abantu batabizi. Nta terabwo bari hari. Abaza bavuga se ko nudakora iki uzapfa, nudakora iki ugiye tikakubayeho, ntibaba ari mu murongo abamwebwe mubamo. Abantu benshi cyane ntabwo bazi isezerano rishya nubwo bumva banavuga Yesu. Ntabwo barizi impamvu ubona abantu bakiri mu bata bukomeye. Cyari mu bata baracyarushye, baracyagura ubugingo, baracyagura ijuru. Barabugura kwa pastor na padiri. Ako padiri we ntabwo bikora. Ni kwa pastor no kwa bishop. Nabo none se muri teniteri w'umupadiri ajya kuvayo akandika amahame 95 yabikora iki? Yavuze ngo izindi rugensiye zabagaho uzi ko zabagaho bagura ijuru nyine. Indrugensiye ni ibyiru batanga cyangwa se ibiguzi. Nibitambo byabahaga amatike yo kujya mu ijuru. Umugabo arabera aza gusoma ijambo rimwe ryo mu Baromba 1:17 havuga ngo gukiranuka gwishwe no kwizera. Niho yahereye rero urumva aramenye isezerano rishya, gukiranuka Imana ishaka gwishwe no kwizera. Nibwo rero yakoze revolution kabisa, kandi ubona ko yakomosweho n'ishyanga ryinshi. Uyu rero ni Pastor Christophe, ni umushakashatsi, ni umwanditsi w'ibitabo. Amaze kugira ibitabo byinshi bitandukanye. Pasi igitabo cyambere cyitwa Ijuru ni ryawe. Ijuru ni ryawe. Icya kabiri kikitwa Imana y'ukuri, Imana y'iki gihe. Icyo gitabo cyitwa Imana y'ukuri, Imana y'iki gihe nicyo gitabo dukunze kuganira nge nawe. Ni ikiganiro kigaragaza uburyo mu Rwanda ariho hari ingobyi ya Eden, hakaba hari n'ikindi ari naho hari abaheburayo b'ukuri, akaba naho haca rwa ruzi rwitwa Efurate. So ibyo ni ibintu byinshi tukunze kuganira. Efurate ni uruhe? Ubundi uruzi ndabona tuzabisobanura gutaha tuzabigira ikiganiro kihariye. Ni uruzi rwa ubundi muri Eden hasohokamo umugezi umwe wigabanya mine, sibyo? Rero hari umugezi wa Gihone ni ubwo ni Nili usohoka muri Burasirazuba bwa Kongo, hari witwa Pishoni, sibyo? Ayo Fleuve Congo ni isohoka mu Burengerazuba bwa Eden, ariho mu Burasirazuba bwa Kongo. Rero iyo wongeye guhuza ibicuko bya bimeze, ya Gihone ariyo niricikamo ibice bibiri, kundi ko nirimo ibice bibiri. Usanga iyo uhuje ibicuko bya bimeze mbere yuko isi ikimbukamo ibice byinshi. Kubw'umwuzure wa Nowa wongera kubona rwa ruzi rwa Hiddekeru birivuga, na Ufurate. Byose bikomoka inanga. Hari ukuntu tubihuza nyine tuzabiganiraho, abantu bazabyumva kandi bazumirwa. Yego. Batabizi. Yes, Pastor rero nkuko nari mbivuze nyine ni umwanditsi. Ibitabo bye ni byinshi binavuga kenshi biteza. Ibitabo cy'amateka yimbitse imyemerere n'iki n'iki, ariko by'umwihariko ukabihuza na politiki. By'umwihariko ingobyi ya Eden n'abaheburayo mu Rwanda bafite igitabo cyabo nabo. Yego. Ubihuza na politiki, wenda niyo mpamvu tugutumira kuko Bwiza ni politiki, newspaper ikora kuri politics, kuko usanga 80% ni politiki. Ega birahura iyo ukamanirwa na politiki, ariko twebwe niyo ukamaniriza nka politiki. Ntago ari bya yo guza ngo uvuge ngo uje kwigisha oya. Urigisha mu buhe buryo? Niba ari education ni education. Apana bya nibyo kuza gucuruza ubwoba no gucuruza kutagira umutekano byiganje mu bantu. So Pastor ndakwakira mu kiganiro, ufite ubutumwa nguzanye. Ejo bundi tujye kubona tone umukuru w'igihugu afunguye Paul Rusesabagina ndetse na Sankara n'abandi bari kumwe nabo bahawe imbabazi. Ni inkuru iri kuvugwa cyane cyane muri iki gihe, niyo nkuru iri kuvugwa, niyo nkuru iri kuri trend, ndetse aho binaba ko Rusesabagina yamaze kugera muri Amerika, ariko ngo rwageze muri Amerika biravuga ko yamaze kujyanwa mu bitaro. Yahise ajyanwa mu bitaro muri check up. Ubwo bagiye guceka rero ku buzima bwe buri ntuza. Pastor ndakwakira, ubutumwa ufite n'ubuhe, cyangwa se iri fungurwa ryawe ndareka banze nikubaze waryakiriye ute nk'umuntu wabikurikirana, kuko ukurikirana politiki uba nubwo utayibamo ariko ikubamo.
niko ikubamo nose wayigira hehe ugakawa n'ububaje ibintu bandusome ugakawa pastor ariko burya umuntu utuye mu gihugu ntabwo avanga ibintu ntabwo bimureba ana nk'amadini hari ukuntu yagiye ashuka abantu nyine akareka yuko nta ngo ataba mu bintu ariko wabonye ko jenoside yakorewe abatutsi 94 ibaye yakozwe n'abanyedini abantu baguye mu nsengero baguye hehe twabuze abantu twabuze abavandimwe kubera iki kubera jenoside yakorewe abatutsi kandi nyine bikorwa n'abanyedini sibyo kuko icyo gihe nk'abakristo bari 93%, sibyo nyuma yaho hari intambara zikomeye cyane kino gihugu cyawe nazo wenda se ari nawo murongo njya mvuga mu Imana iki gihe zavugaga ngo haje kuzamuka indagu zaje kwitwa ubuhanuzi zavugaga yuko ngukiye hagiye kuba indi ntambara iruti ya jenoside bihungabanya abantu sibyo rero hagiye abantu bajya hari bakishyira ku ruhande ngo ntabwo politike ngo ndeba ngo niki niki aho ugasanga nibyo bari mu byibuka abantu bwabyo ahubwo ni politike mbi cyane ubwo rero mu by'ukuri ari imwe na rimwe hagiye abantu bijijisha bakihumisha kugira ngo bakomeze barindagize abantu ariko umuntu akwiye guhagarara akavugisha ukuri so rero mu by'ukuri ifungurwa rya bariya abantu uretse ko bari na benshi n'abantu 19 bari kumwe na Rusesabagina ariko harimo n'abantu 20 yego ariko harimo n'abandi benshi yego biriya rero mu by'ukuri byerekana igihugu erega hari ijambo minisitiri w'ubutabera kuvuga yari Indera yize kuvuga ngo igihe kizagera ngo kino gihugu amagereza ngo yubake mu hoteli gino bisameze nk'uhanuye ibintu bikomeye cyane rero mu by'ukuri nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze kudaheranwa n'amateka kudaheranwa n'ibintu biba byabaye ahubwo kureba imbere n'uburyo igihugu cyakubakwa byaranshimishije yego byaranshimishije cyane rwose ntabwo nabaye babaheza nguni bazanye ibintu byinshi cyane byaranshimishije nk'umuntu w'Imana naho rero abazana izindi parametre n'akazi kabo haraho bitashimishije se aho bitashimishije ariko abo nabatareba buriya nta nubwo abantu bateswe gushimishwa nabyo cyangwa kutabikunda cyangwa se kubikunda kubera ko igihugu kigira umurongo ikindi abantu bagomba kumenya buriya wenda nuko nashaka kwinjira mu kiganiro politiki igira ibyayo ushobora gusanga harimo ikiguzi runaka gishobora kuzagira inyungu rusange abanyarwanda kurenza iyo turi kubona uyu munsi wa none izo parametre n'ibindi byinshi cyane birimo nibyo nanze kwinjiramo erega yewe nk'umuntu uzi ko kino gihugu ari igihugu ari ngo byedeni sibyo Jemba numve abantu bundi bose mu by'ukuri batakabaye bababara barabara kubera iki umuntu nimba yamaze kumenya amakosa ye sibyo agasaba imbabazi ikindi ese buri yaza kugwa muri gereza ntibyari kuba bikurushaho ko yumva yararwaye indwara nyinshi ibaze yaza kugwa hariya none nta aranakuze nawe ari gukira nuza imyaka 25 kuyongera kuyara afite ikindi abantu bavuga ni imyaka 2 n'igice n'imikeya ufunze so rero mu by'ukuri amakuru y'igihugu yarebye kure kandi turamushima ni byiza kabisa ko yaragiye ibindi zindi parametre ziri inyuma na akazi kabyo natahe agina asubiza ubwenge ku gihe nkuko yabivuze ariko nyine hari n'ubutumwa nge nabazaniye bose muri rusange nk'umuntu wagiye uhagarara mu gisata cy'yobokamana nkavuga ibindi bibazo birimo muri politike n'ibirindiza mu bikorwa bagiye bajyamo ubutumwa bafite n'ubutumwa bwerekeye kuki ni Imana yabuguhaye n'ubutumwa uzanye nkawe nka pasiteri nk'umuntu wakurikiranye imizi ibibazo urabona nk'ubu ba Sankara n'ikipe bari kumwe bagiye mu tuba mu ngando zise bagina yagiriye leta igiye gukora uko ishoboye ibigishe urembo na gihugu ibigishe he igihugu kigeze yongeye bakundisha igihugu dore ko banasabye imbabazi byoroshye ariko aricyo batari bukoremeke ntabwo bari bukore ku kintu bagiye batangaza ubwabo cyagiye kibagira impact ntabwo ari bujye ku myemerere sibyo sinzi ko muri gahunda muri program bafite no kubabwira ngo ni mufungure Bibiliya urugero tubereka ijambo ry'Imana nko kugena na risomo hano rivuga yuko nk'abantu bagiye muri ibi bintu mushinge ku myemerere mwayobye baragenda babereka imirongo ya politike sibyo babereka imirongo ntarengwa
kandi wa mugani wiyenze baranakubitwa akagira gute akora basabye imbabazi bagiye kubaha nyine ubwa burere mboneragihugu ariko hari ibyo batababwira nubwo bakwiye kubimenya twe rero nk'abantu bari mu iyobokamana ubundi mu by'ukuri yego burya iyobokamana nayo ni umufatanyabikorwa na leta rero hari umusanzu wacu tuba tugomba gutanga kandi yewe maze igihe mutanga n'ubundi ntabwo rero mu by'ukuri twarekera aho ngaho hari abantu bagiye basaba imbabazi bagafungurwa cyane cyane reka nkunze gutanga urugero nk'umusore witwaga Kizito Mihigo amaze gufungurwa byanze bikunze n'umuntu yarigishijwe kandi anafungurwa yasabye imbabazi ntabwo ukunze kubyumvikana n'abantu ariko uwo muntu ukunze kuzana njye ndamuzana kuko bituma abantu batabikunda bazana polemique cyane bazana polemique ariko abenshi nabirengagiza cyese ko mvuga ibintu biri aho ngaho kuri tele ko ntajya muhimbira ibyo atavuze ko ntajya mvuga ko ntajya ndema ko mba mvuga ibintu tubayemo umunsi ku munsi kandi ko ntajya ngira ubwo bwo kuvuga ibiriho cyane cyane by'umurongo mbamo kandi ko nanjye ngomba gutanga umusanzu wanjye mu byo mbamo nta kibazo mu bifite ugize uti iki rero so niyo mvuga nti Kizito cyagiye yafungurwa akabona umuntu mwiyobokamana ngiye nk'iyo tuza guhura uretse ko ntabonye ubwo buryo iyo tuza guhura nk'ubwo mwe muvane mwiro shingiye ku byo wivugiye byakwinjije muri bikorwa dore ikibazo kirimo dore binyuma dore ABCD ariko irafunguwe n'imbabazi z'umukuru w'igihugu n'ubundi yahawe amabwiriza no kwigishwa n'iki ariko hari ahantu batakozemo batageze kuri wa muzi muri wa mwuka w'umuntu rego umuntu ni umwuka muri wa mutima w'indani bamubwira ati bahamurike bamubwira ati harimo ikibazo iyo yaza kumva amakuru akamenya ko biriya bintu kuko njyewe impamvu mbivuga nk'abantu bakomeje kugenda banyumva mbigisha mbabwira iby'Imana iki gihe ubugisha uko abantu nyuze mu myemerere mu muco rimwe na rimwe nubwo ubundi imyemerere ni myiza yego n'umuco ni mwiza ariko Imana y'iki gihe ari we Satani mba mvuga niyo mpamvu nabyandikira igitabo kinini ngiki hano iyo binyuze iyo yitwikiriye muri icyo kintu cyiza cy'umuco ndetse n'imyemerere urangiza agiye gute arangije abantu abishe so rero niyo mpamvu ubona n'ubundi mu by'ukuri ntabwo yahindutse byuzuye ari mpamvu yongeye gusura muri ibyo bikorwa yafashwe yaracitse urumva ko mu by'ukuri rero hari ubutumwa afitiye abavandimwe nabo bahawe imbabazi kuko basangiye dosiye imwe y'amateka y'ibibazo byabinjije mu bibazo barimo so rero ubutumwa mbafitiye ariko reka mbasomere kugira ngo abumve ibyo nshaka kuvuga naho bahuriye reka mbasomere nk'amagambo Kizito yavuze ko njye nabyanditseho kandi impamvu nabyanditseho ubona ko ibintu hari ibitabo bisohoka hari ibitabo byagiye bisohoka hari ibintu bijya ku bitangazamakuru hari ibintu byanditswe abantu bazaza urubyiruko ruzaza kera n'abazavuka nyuma bashobora kuzafata amakuru basomye ku ma YouTube na hehe ariko batazi yuko hari andi makuru ari genuine y'umwimerere so niyo mpamvu nanjye mu bushobozi bwanjye haba kuvuga haba kwandika ndabikora kugira ngo n'abantu bajye basoma kuko ngenzi nk'abantu bagiye banyumva bati ariko mu by'ukuri ntabwo twigeze twumva ibyo bintu mbere n'abari muri uwo murongo hari abarimo bamvugishije bamvugisha banashimira ati mu by'ukuri ntabwo twabyumvaga neza kuko nibyo bisobanutse ariko warabivuze turasobanukirwa rero rimwe ntazajya mvuga gutyo bakagira ngo ni ibintu biri hejuru reka nsome nihuse nk'ubuhamya Kizito Mihigo yitangiye ubwo yafatwaga bwa mbere yari imbere y'ibitangazamakuru byinshi cyane yego okay yaravuze ngo ndagira ngo niba munyemereye mvuge ishyira ikiganiro mu bice bitatu igice cya mbere ndashaka kuvuga uburyo naguye muri aya makosa muri ibyo byaha igice cya kabiri mvuge uburyo ibyo byaha uko mbyumva ubu igice cya gatatu ndetse n'igice cya gatatu nze kuvuga imigambi mfite igice cya mbere rero nagira ngo mbabwire ko mu mwaka wa 2012 namenyanye n'umugabo witwa Niyomugabo Gerard ni umugabo w'umushakashatsi ku mateka no ku madini mutumira mu biganiro najyaga ncisha kuri televiziyo mu biganiro mpuza madini ibyo biganiro byabaga bigamije gushaka uruhare rwa buri dini mu kubaka amahoro no kubaka ubwiyunge mu Banyarwanda nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi uwo mugabo yaranadufashije cyane kuko ibitekerezo bye n'ibitabo bye yagiye yandika byatumye abanyamadini banyuranye babasha gutanga ibitekerezo uwo mugabo rero kuva 2012 twari tuziranye ariko mu mpera za 2013 yatangiye
kumbwira ikintu cyitwa ngo indagu za Magayane. Izo ndagu za Magayane nari nsanzwe nzumva n'ubundi ariko ntabyemera. We rero akavuga ko afite gihamya ko yakoze ubushakashatsi, naho akabona ko ari indagu, ari ibintu by'ukuri, kandi ko izo ndagu hari igice cyasohojwe n'ikindi kitarasohozwa. Akavuga ko mu minsi mike ko hari igice cy'izo ndagu kigiye gusohozwa. Icyo gice rero ngo ni uko yari afite amakuru y'uko hagiye kuba intambara mu Rwanda. Ndamubaza nti ese ayo makuru ni ayahe? Ibyemezo ufite ni ibihe? Niyo mpamvu yahise ambwira uwo muntu w'inshuti ye baganiraga cyane uba muri Afurika y'Epfo, ufite ayo makuru mpamo y'uko hari intambara igiye kuba mu gihe gitoya, yumvaga ngo mu kwezi kwa munani yaba yarangiye. Ndamubaza nti ese uwo muntu we ni muntu ki ku buryo yagira amakuru angana atyo? Arambwira ati uwo muntu ndamwizeye, kandi uwo muntu nawe arakuzi, akunda ibikorwa byawe, akunda n'ubutumwa utanga, akunda n'ibihangano byawe, aranakuzi kuva ukiri umwana, kuva uri umunyeshuri, kandi nawe ni umuntu wacitse ku icumu rya Jenoside. Ndamubwira nti ndumva nifuza kuvugana nawe. Ubwo rero Gerard niyo mugabo yampaye telefone y'uwo musore. Uwo musore yampuje nawe yitwa Sankara, niryo zina bamwitaga, ariko naje kumenya ko yitwa Calix Sankara. Hanyuma atangira ambwira ko ngo akunde ibyo nkora, ko ngo abishyigikiye, ko nawe ari umuntu wacitse ku icumu, ko nawe ari umunyarwanda ariko ufite ibibazo kuko famiye ye yose yapfuye muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ko kandi anzi kuva nkiri umwana. Uwo muntu rero twaganiriye, twatangiye kuvugana kuri WhatsApp, SMS kuri WhatsApp, ariko aza no kugeraho ansaba ko ngo nazahura na Gerard niyo mugabo tukamuhamagara ku byo bita Skype. Ni programu ya Skype yo kuri internet. Twarabikoze, twahamagaranye inshuro ebyiri kuri Skype. Ibiganiro nagiranye n'uwo muntu byamaze igihe kitarenga amezi 2. Ni ukuvuga kuva mu mpera z'umwaka ushize kugeza mu ntangiriro z'umwaka. Muri ibyo biganiro rero niho nakoreye ibi byaha byose bandega. Ibyo biganiro twavuganiraga kuri internet no kuri WhatsApp no kuri Skype, niho nakoreye ibi byaha byo gusebya leta. Nasanze ari byo biganiro babamo, urebye byo gusebya ubuyobozi, kutabifuriza ibintu bibi birimo no gupfa. Kutabifuriza ibintu byiza cyangwa kuvuza ngo kutabifuriza ibintu bibi? Kubifuriza, kutabifuriza. Urebye kanzende nongeye sunuvuga gatoya. Muri ibyo biganiro rero niho nakoreye ibi byaha byose bandega. Ibyo biganiro twavuganiraga kuri internet no kuri WhatsApp no kuri Skype, niho nakoreye ibi byaha byo gusebya leta. Nasanze ari nabyo biganiro babamo, urebye byo gusebya abayobozi, sibyo? Kubifuriza ibintu bibi, no gupfa. Muri ibyo biganiro kandi ni naho bantangarije imigambi imwe n'imwe bafite yo gutera u Rwanda. Mbasobanuza iyo ntambara uko imeze, barabinsobanurira. Hanyuma imwe muri iyo migambi ndetse nemera no kubashyigikira. Nagira ngo mbabwire ko ubusanzwe nta kibazo nari mfitanye na leta. Au contraire, nari mfite ibikorwa byinshi bishyigikira leta. Ariko muri ayo mezi makeya abo bantu babashije kunshyiramo urwo rwango rwabo, urwango rw'igihugu n'urwango rw'abayobozi mu minsi mike cyane birakunda. Nanjye ni ibintu byantangaje. Hanyuma nanjye ninjira muri iyo mvugo isebanya ndetse itukana, yifuriza abayobozi nabi. Ibyaha rero byose bavuga bandega ni ibyo byaha byo gutuka ubuyobozi, byo kugambanira abayobozi b'igihugu harimo na Perezida wa Repubulika, ibyo kwemera kwifatanya nabo mu migambi mibisha. Ibyo byose nk'uko maze igihe mbivuga ndabyemera, kandi nubwo abo bantu nabagejejweho n'undi muntu ntabwo mbibitirira. Ni ibyaha byanjye, ndabyemera, nkemera ko ubundi umuntu ungana nanjye ntabwo yarakwiye kuba manipulated, niko yanditse, ntabwo yarakwiye ko bamukoresha mu bibi.
ariko byarabaye, ni isomo rikomeye byampaye, ndabyemera rero nkavuga ko ari ikintu gikomeye cyabaye kandi kizansigira amasomo. Nyuma yo kubyemera rero, nubwo ari ibyaha bikomeye kandi bikwiye igihano gikomeye, igihano gikomeye rwose, ni ibyaha bikomeye kuri njyewe. Mu gihugu nta byaha byinshi biruta ibyo nakoze, ariko nubwo rero bikomeye, ntinyuka gusaba imbabazi. Kubera iki? Kuko nzi ko mbere na mbere, nzi ko atari ibintu nafashe umwanya wo gutegura. Ntabwo nigeze mfata umwanya wo gutegura iyo migambi mibisha. Ni ibintu byabaye mu mezi make cyane, bitewe wenda n'ibibazo nanjye nari nsanzwe nibaza, cyangwa n'ibibazo nari mfite mu buzima bwanjye. Hanyuma abo bantu barabibonerana, banshyira mu rwango, ariko ndasaba imbabazi kuko nzi ko nta kintu nifuza kugira n'ab'u Rwanda, nta n'ikintu kibi nifuriza perezida w'igihugu cyangwa abayobozi bacyo. Ngiye gusoza. Ikindi gituma ntinyuka gusaba imbabazi, nzi yuko igihugu cyacu kiyoborwa n'abantu, ntabwo kiyoborwa n'ibikoko. Nzi ko igihugu cyacu kiyoborwa n'abantu bafite ubumuntu, bafite umutima, bashobora kubabarira, kandi banababariye kugeza aho babarira abantu bishe abandi muri jenoside. Nkeka ko rero icyaha cyanjye nubwo ari kinini, ibyaha byanjye nubwo bikomeye, ntabwo birusha agaciro ubumuntu bwanjye, ntabwo birusha agaciro icyiza kimbamo. Kandi icyo nzi, icyo cyiza, mbere yuko nishora muri ibi byaha, nari natangiye kukigaragaza mu bikorwa binyuranye nagiye nkorera igihugu. Hanyuma harimo ibindi bice bikurikira, ariko nagira ngo mvuge ibirebana ni wonese n'umurongo twebwe turimo. Urumva ko mu by'ukuri ariko bati ibyaha byose nakoze. Uwo ninde? Ni Kizito Mihigo. Ibyaha byose nakoze byo kugambanira igihugu, byo gushaka kwica abayobozi, harimo n'umukuru w'igihugu, byose byatewe n'ikiganiro nagiranye na Gerard wa Morocriste muri 2012. Hanyuma 2013 amara kujyamo neza, ndetse amuhuza na Sankara. Rero niwo muburaga ngo intambara nta nubwo izarenza amezi 3, izihuta cyane. So rero wenda sanajyaga mvuga ibi ngibi, bamwe ariko n'abashaka bazajya kuri za YouTube, birahari ibiganiro yagiye atanga asaba imbabazi yivugira ibi ngibi. So rero urumva icyo nashaka kuvuga ni iki ngiki. Iyo umuvandimwe aza kumenya amakuru, akicarana, urugero mvuge n'abayobozi b'idini yemera cyangwa se yizera, bakavuga ati ibi bintu bikomoka ku mubi. Iyi myumvire yanyu, iyi myizerere yanyu, urumva 2013 ikiganiro natanze ubushize twaganireho, mvuga amateka y'indagu n'ubuhanuzi, ariko za 2012 umuriro waratse. Ubundi ziriya ndagu akenshi cyane zatagitingaga amatora ya perezida wa repubulika, zigeze gukara cyane za 2007 kuzamura, bavuga ngo amatora ya 2010 ntabwo azaba. Ndetse bavugaga yuko ngo 2008 hazaba ibibazo bikomeye cyane. Ibi byasohoye, hari n'amatariki bagiye bavuga 2008 yuko ngo umwami Kigeli azaba yaje, dushingiye kwizi ndago. Byacaga byose mu banyamadini, aho bavuga ngo inkota, wasaga mu madini bavuga ngo inkota iraje kandi cyaye, ikiganza cya marayika kiramanutse. Bigiye kuba bizarusha bya mbere kuba bibi, hagiye gupfa bibiri bya gatatu, imvura, igiti kiraguye, byari byinshi cyane. None ariko byose umuzi wabyo ari kuri Magayane. Ari byavuga ati giye naje kumva indago za Magayane. Muranzi ko nakundaga igihugu, murazi umusanzu wanjye natangaga, ariko nza kumva indago za Magayane. Nizo zahinda ubuzima bwanjye bwose, n'umwijima wose wanteye, nizo ndago zampinduye. Nzishyizwemo n'iki? Na mugenzi wanjye nahaye urubuga. Muzi ko ngo yaga dufasha, kandi koko umunyabwenge avuga witwa Niyomugabo Gerard, ni umunyabwenge w'umuhanga uza amateka uziki, ariko nawe aza kuyobora muri ibyo ngibyo. Hanyuma rero angoza kumuhuza na mugenzi we, uzi ko Sankara kira gihe ngira ngo hari bashobora kuba yarakiwa muri RNC muri Afrika y'Epfo, havuga ati twebweho indago turi kuzibarira ko niyo politiki yari hariya, turi kuzibarira hasiga amezi 3. Hari ndagu n'ubuhanuzi. Izo ndagu uvuga ngo ubuhanuzi bwabaga bushingiye ku ndagu. Ni indagu mu muco gakondo, zikitwa ubuhanuzi mu idini, ariko message ni imwe. Ubwo utemera idini abyita ubuhanuzi n'amahishurirwa n'amabonekerwa. Utemera idini yifataga nk'indagu. Umunyedini babifataga nk'ubuhanuzi, amabonekerwa
n'amahishurirwa. Hanyuma utagira idini akabita indagu. Ubwo ahere ku ndagu za Magayane na Nyirabiyoro. Izo ndagu za Magayane na Nyirabiyoro nizo zinjiye mu idini. Yego message ni imwe rwose. Kuki se ziza zitera abantu ubwoba zifitemo n'ikintu cy'urwango kandi akenshi usanga urwango ruba rugize gute ni ku buyobozi bukuru bw'igihugu. Yego urabona zira ndagu zifashishijwe n'abapoza mbere ko mvuga. Abantu batabyumva kimwe n'ubutegetsi. Yego batabyumva kimwe n'ubutegetsi. Baziha nyine bazishoramo. Bazikoramo za projet. Barazatsa bakanazitransforma gutyo kuntu. Nubwo origine yazo baturutse ku mubi niko twe twifata nk'abapasiteri rero bakora iki zinduka politiki rimwe bakanazitransforma bakazihuza n'ubuyobozi rero bakazihuza n'amezi bakazihuza n'ibihe bakazihuza n'ibibaye iyo rero amatora yagakuba byabaga ibindi so rero urumva ni impamvu ubona urubyiruko kandi ubona rujijutse rwabyinjiyemo kabisa rero bahahurira n'ibibazo bitandukanye bamwe barahunga igihugu abandi bahasiga ubuzima ibintu ngibyo so rero urumva mu by'ukuri nk'umuvandimwe Kizito yarigendeye sibyo yarigendeye mu by'ukuri avuze icyabimuteye ngira ngo sinzi nimba muri leta ari urwego sibyo ruhagarara ukabwirana ngo iyi myemerere siyo cyangwa izi ndagusizo ariko ndumva muri kuri batanabishinzwe cyane yego n'undi ntibara kwigisha abantu by'uburere mbonagihugu n'amateka n'iki ariko nk'abayobozi noneho b'amadini cyangwa se abanyamadini bavuga ngo nabo bahagaze mu buryo bw'umwuka bakwiye gutanga umusanzu wabo kandi igihe nicyo nagiye nkora mu bihe byiza gute bitandukanye ubwo icyo mvuga n'iki ngiki rero bwa butumwa narimbuze urumva ko ari kuvuga ngo yahuye na Sankara kuri za Skype bahujwe na Niyomugabo Gerard Sankara urabizi umunwa we aze kuvuga kabisa niwe wavugaga ati mu amezi 3 turaba tubisoje yize amategeko n'umuhanga mu by'amategeko so afite n'impano yo kuvuga nyine impano yo kuvuga rwose rero ndagira ngo yarabashyuhije Gerard niyo mugabo nawe nakunze kumuvuga yari umuhanga mu by'ukuri ariko byarangiye bimufashe ese niyo mugabo kukunze kumuvuga ubundi mwamumenye gute muziranye gute Gerard twayagadura no mu biganiro bya radio imwe nyine afite ikiganiro cyitwa Arabagirana muri Kristo ibintu byanjye burya ni ibya kera nkuko nifite n'ikiganiro cyitwa Arabagirana Rwanda Mission sibyo kugenda mu mucyo sibyo nawe rero afite ikindi kiganiro kuri iyo radio cyitwa ngo icyazo cyo bari bashyushye mu byo bintu byabo nanjye dusa nkaho bahanga twaga duhura tukanaganira fana ibyo bintu wowe ukavuga ibyawe nk'ibi ngibi by'Imana bo bakavuga ko ubuhanuzi izo ndago bagahagara kuri izo ndago za Nyirabiyoro nanuza na Magayane ariko urumva cyangwa bayivuga mu buryo za ndago zozo iyo bajyaga kuzivuga nyine bavuga n'iherezo ry'ibyo n'iki bayivugaga mu buryo bwiherereye bakavuga ati kabaye ariko rero kugira ngo bashikure abantu bakabazana mu muco buryo umuco wavugaga ibi ngibi uburyo bagataka baryankuna n'abantu ni ikipe y'abana b'abasore biyemeje bakavuna nabande bajya kugarura Ruganzu sibyo wari warahungiye Karagwe nyuma y'imyaka 11 igihugu kiraba Musaka ibintu nk'ibyo ngibyo natwe u Rwanda rero dore ikindagu zivuga u Rwanda ruzongera kuba u Rwanda ruyobowe n'umwami Kigeli wa gatanu ibintu ngibyo birangira umwami atanze umwami atanze bati umwami atanze rero bashaka undi muntu gusa amakuru bafitemo bavuze harimo bamwe bavuga Twagiramungu abandi bavuga Rusesabagina ubundi njye nk'umuntu ufite nk'umuntu uzi biriya bintu umwami amaze gutanga barashwawe sibyo barashwawe ariko barakomeje baranavuze bati ibintu bibaho cyangwa ntibaho nabo rero bamwe bafite za nyungu kuko hani bavugaga ngo iki twitwaje n'umurongo wo kugira ngo twe tuzatere kandi tutone pawo ariko abahanga n'ababire barumiwe batese bigenze bite bari bazi ko tazatabaruka mu by'ukuri kuko ntabwo baziziraga nk'izitabeshye ariko rero bangije bakora iki kugira ngo bya bintu bidata umurongo noneho bikababuza business zabo n'amaproje bubatse muri ibyo bintu ko zandago zubatswemo amaproje akomeye cyane bakoze iki bakomeje kuvuga ngo hari n'abashyizeho ngo mwami sibyo zandago bagenda baziprojecta rero baziprojecta ku bantu batandukanye n'ubuhanuzi nuko bamwe bajya kuri Twagiramungu ariko abenshi cyane n'ibyagize imbaraga ko byanyuze mu buhanuzi n'ibyagiye kuri Rusesabagina bati niwe musaza rwose niwe musaza w'ibisage uzamanuka ukazajya gute burya ni wavugwaga so rero urumva ni ibintu bigenda bihura kandi abantu benshi cyane iyo bumvise ngo Imana yavuze barayoboka so rero
icyo ndi kuvuga hano urebye iyo kipe y'abantu yaba Sankara Sankara amaze gufatwa yasimbuwe nande ku buvugizi bwa FRN yasimbuwe na Herman Nsengimana ni mukuru wa Niyomugabo Gerard uri kumva ntago ari ugusimbura kuri FRN gusa no kuvuga ngo mukuru wanje sibyo kuko ubundi mukuru wanje utari kwa Gitinga sibyo sinze marezo niki sibyo utari kwa Gitinga uwo nguwo sibyo n'umujinya mwinshi cyane ahatari ngiye kwa Mubera uri kumva biri mu murongo wamujyanye muri biri kandi ibiganiro bajyaga batanga urumva nawe yabaga birimo ubwo rero urumva ni ikigurupe kimwe n'impamvu rero ngira ngo mbihere message iki kiganiro Imana ifashe bazacyumve yaba ari Rusesabagina yaba ari Niyomugabo Gerard yaba ari Nsengimana Herman nabo bari kumwe bose yego hari umugabo umwe n'umuntu wo mu nzego ndetse zishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahavuye ku rugerero yize kumbwira ati ni ibiganiro twari turimo n'abanyedini ndi gutanga ibiganiro gemba ntanga ntago mbitangiye mu bwisho aravuga ati abantu tujya dufata tuba dufasha gusoma mu buzima busanzwe iyo babajije mu by'ukuri ikibabeshije hari mu ishyamba n'umurongo bavuga yuko ari izi ndago nabura buhanuza hari umwuka hari Imana ihora ibabwira ngo iki gihugu muzakibona urebye nicyo kintu kiyobora urugamba gituma bagomeza kwiyahura gituma bagira batati nicyo ngicyo nubwo bitavuga muri politiki sibyo iyo bafashe bo babigira mu murongo wa politiki ariko mu by'ukuri mu myemerere niyo Imana ihora ibashuka nicyo kintu umugabo ati mu by'ukuri ibi bintu uyu mugabo ari kuvuga niko kuri kuko nibyo batubwira ariko nese sinzi nimba leta idafite umurongo itarabona umurongo kuya yuko yabwira ati ibintu by'indagu bihabwa umurongo simbizi ariko genza ntango umusada wanjye umusanzu wanjye uko nshoboye kandi nzi neza ko byo arabo bifasha ari mpamvu nifuza ko n'iki kiganiro mu by'ukuri cyaga kwikuzagira kuri abo bantu maze kuvuga kuri uvuze ni Herman sorry ni Herman Nsengimana na Sankara n'abantu bari kumwe na Rusesabagina ariko se nawe yaje kubwizo ndagu cyangwa Rusesabagina iyo message arayifite gute yarayifite abanyamadini bari muhaye ndabizi yarayifite imubwira ngo niwe musaza uri kumva niwe musaza uzaza ndaguzivuga ndaguzivuga cyangwa se ubuhanuzi bivuga yego indagu n'ubuhanuzi bivuga rero nawe ahari mu by'ukuri sibyo erega abantu banisuzume sibyo abantu banisuzume bongere barebe nk'abantu babaye inyangamugayo bajya bambwira ati nyamara Christophe natwe wamugane hari n'umugeze kwivuga mu paseri wari uvuye muri Canada turi mu biganiro bishize bati mu by'ukuri uriya mwami amaze gutanga Kigeli wa gatanu twabuze twe gudusobanura kuko iri ubundi ni politiki bijyo mwitindago iri ari politiki twabuze umudusobanurira seko ko ari we byaye biriho akaba atanze none umurongo n'ubu tariki Imana ishimwe cyane mu Rwanda tubonye abantu bari gusobanura bino bintu n'ubu tuvuye mu rujijo rero mu by'ukuri nabo reka tubafashe Rusesabagina n'abandi none bazatega amatwi iki kiganiro rwose turibasabye bazabyumve nibasuye mu mibare barebye bagiye bizezwa nk'abantu b'abanyabwenge nizo ndago bazirebe neza n'abagiye bazitanga n'abavuze ngo hari nko abitwa ngo bamageshi ngo nabara basirikare ngo nabansaba gasana n'iki ngo bavuye ngo muri systeme ngo bajya hanze ngo izo ndago barazemera barebe amataki bagiye bahanura ngo bizaba sibyo byaraferinze nta bihari ni umwuka w'Imana y'iki gihe Satani yashaka kumara abantu abashyiramo izo ndago iyo zakugeze murapfa utapfa ugakubitika ibyo bintu rero barebe ko babisuzume simvuze ngo nibizere buhumi babisuzume birimo ibinyoma abo Satani yashutse ngo barabateye mu kinigi barabavuze ngo bahawe igihugu baraje bica abantu abandi barakomeretsa bagira bate ariko bamwe muri bo bahishwe nabo abandi barafatwa ubuse igihugu baragifashe nicyo bita gufata igihugu rero mu by'ukuri nasabaga ngo ariko basankara nibafungura nibava muri rantuza wazamfashije ukazabatumira tugahura mu kiganiro nta kibazo tuzagerageza niba twemerera bazatubwira nta kibazo bazemera nose abantu basabye imbabazi bakaba bafite umutima wo gukiza abanyarwanda bagenzi babo nibaza bakaba kuri ibintu dushobora no kuzashaka uburyo twabasanga natwe tukababaza bakadusobanurira nta kibazo yani byiza rwose uzabasanga baza kuko rero nagira ngo mbasabe leta iri gutanga umusanzu wayo sibyo
ibaha amategeko, ibigisha uburembonegihugu, ibigisha imirongo migari iki gihugu ya leta y'ubumwe. Rero niba bamaze kumva uko gukunda igihugu n'uburembonegihugu, bamenye yuko na hahandi mu mwuka wabo, muri ya myemerere yabo, ibyo bintu bakurikiye iki ari ibinyoma, kandi bazatinyuke baze babibwira abantu. Uyu umuryango bahuriyeho, uzi ko Kizito bamufata yaragiye ngo hanze gutangaza yuko bashinze umuryango w'abaryankuna Gacanzigo ku mugaragaro. Yari gutanga itangazo. Ubundi ngo yagiye hanze, ngo namara kugira hanze ari gutanga itangazo ati rero twebwe urubyiruko ngo muri kwisi yose dutangije umuryango w'abaryankuna Gacanzigo. Uri kumva? Bamufasha ari byo yagiye gukora. Abantu bari muri icyo kintu ni benshi. Basankara rero, basankara bira bintu ibinyoma. Nabyo muza bumbura kama mubivuge. Mubivuge kandi mu byukuri mu mitima yanyu bishiremo. Iyo bikurimo bira bintu urapfa n'umwanda wa Satani. Ni ibintu bya Satani, message ya Satani navuze ibyiwe. Yohana 10:10 haravuga ngo umujura nta kintu kimuzana uretse kwica no kwica no kurimbura. Kukwiba no kwiba ukuri, kwiba amakuru maze no kukwiba ukuri yangiza akakwica akana kurimbura. So rero ndumva mu byukuri genda basabye nkomeje aho bari hose, abo bavandimwe bashyira ubwenge ku gihe, bazanafashe bagenzi babo aho batataniye. Nawe rususa bagenda rwose uri umushinga ntahe uhawe igihugu n'umukuru w'igihugu, yahawe imbabazi yahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu, aho urigenda utuze, ntuzongere gutega amatwi abantu b'abahanuzi bakwinjirira bagushuka ngo n'umusazi n'ugize gute. Imana warokotse, ntuzongere gushukwa na zirandabo. Ubwo nibwo butumwa rubazaniye, nibwo butumwa nari mbazaniye. Hanyuma abakurikiye izi nyigisho zabo urababwira iki? Uko urumva haraba izi nyigisho uri kuvuga cyangwa se ubuhanuzi, izi ndagu, hari abantu bamwe bagiye babyigishwa babibwirwa, urababwira iki? Nubwo bagiye babona ingaruka zageze. Ndashimira yewe abanyumvise mu myaka yose maze guhera 2010 bamaze gukira. Abataranyumva rero buriya mbwiye abangaba bagaragaye, ariko namwe mumvireho. Nabo bumvireho. Mwe mwageze amahirwe murakicaho ngaho, ntabwo ndetse mwafashwe. Yego. Abari mu ishyamba namwe mushaka mukora iki? Mushaka muzamura amaboko, sibyo? Musabe imbabazi. Ibyo bintu ntaho bigira. Murebe babishinga umuriro byabifite umuriro ugenda bizi. Nk'urubyiruko bagenzi banjye. Nose ubu nari kubyakana. Barubyiruko bagenzi banjye n'abantu twaga turi kumwe twahuraga hano cyangwa ahandi. Mu biganiro bimwe cyangwa ibindi. Ndabizi nubwo nafite umurongo wanjye, ababicikinga babizi n'abanzi baranze gure icyo gihe. Sibyo? Rimwe na rimwe ariko ndashima ko nk'abantu bagiye bankurikira bati nyamara ibyo bintu uvuga biri powerful, bifite imbaraga, birakomeye. Icyazana ahubwo ngo bose babyumve. Yego. Kuko genzi n'abantu baje bavuga ati mu by'ukuri turagushimira. Ubugenda ryama nkasinzira kuva zirandagu zacika amazi zahinduka ubusa wamara kwerekana ukuri kwabyo, kamenya yuko mu by'ukuri atari ibintu bifite facts, sibyo? Ese we ntugeze ugira ubwoba mbere utarakora ubushakashatsi mbere ukimara kuzumva? Zirandagu narazemeraga. Bagina kamubwiye rero. Ega twabivukemo twebwe, narabyemeraga da. Sinakubwiye ko jewe 2010 ari Imana yambwiye ndi kubwiriza umuntu ngo nyamara hari indi Imana izabamara. Numvise mbwira ngo hari indi Imana izabamara. Yeze yihe kandi? Ni Imana y'iki? Nose muri Bibiliya, usanga muri Bibiliya. Ikora gute se? Usanga uburyo yinjira mu madini, yinjira mu muco, ugisenya imiryango, ugisenya ibihugu igira gute? Nese niyo se twari muri umurongo byihorere. Natwega yatujahaje tutarayimenya. Mwarakubititse. Amva. So pastor reka ngushimire, bubwara ubutumwa uzaniye Sankara na bagenzi be ndetse na Rusesabagina wamaze kugera muri Amerika. Yego. Ariko akamasomo y'umurongo umwe na ujye ufasha abantu muri Yeremiya 23 umurongo wa 38. Ese kucyo witwaza Bibiliya? Kuki izo nyisho zawe aho gushingira ku bushakashatsi bwawe uzanamo Bibiliya kandi harimo n'abatayimenye? Yari igitabo gikomeye cyane, kandi n'abayobozi bakomeye bagiye bahindura isi ntabwo bageze bagishyira ku ruhande. Nagiye mvuga ba Abraham Lincoln, nagiye mvuga abandi ntabwo Bibiliya igitabo cyoroshye. Ni igitabo ariko harimo n'abavuga ko ari igitabo cyishwamo politiki. Ubwo iyo bavuze politiki kiba gishemo za propaganda cyane rwose, kigamije guhindura. Iyo ugishakamo politiki urazibona, guhindura abantu wagishakamo leadership uko abandi bantu bishakiye. Burya Bibiliya ni igitabo gikomeye, ugishakamo amateka urakibona, abaje gukoloniza kano karere ni Bibiliya yabayoboye, sibyo? Iyo ushakamo politiki bitwaje Bibiliya, icyo gihe abanyarwanda bagakubitwa bahatirwa kwemera Yezu. Ibyo ngibyo turakwemera Imana. Wowe uravuga ibyejo bundi. Ndavuga mbere bamaze kumenya ko kana karere, sibyo? Ariko karimo abaheburayo,
ariko karimo ingobyi ya Edeni, isoko y'uruzi rwa Nili n'ibindi bindi, reka tuzabijya mu butaha, sibyo? Bibiliya ari igitabo gikomeye, ni igitabo gikomeye. Yego, yego. Yeremiya 23:38 avuga ngo ariko nimuvuga muti ni ibyahanuwe n'Uwiteka. Nicyo gituma Uwiteka avuga ati kuko muvuze iri jambo muti ni ibyahanuwe n'Uwiteka kandi narabatumyeho ntimuzavuge yuko ari ibyahanuwe n'Uwiteka. Nuko dore nzabibagirwa rwose kandi nzabaca nce n'umurwa nari narabahanye n'abasokuruza ngo mumve imbere, kandi nzabazanira kumwara kw'iteka ryose no gukorwa n'isoni bihoraho ndetse kutazibagirana. Ijambo riravuze ngo nimujya mufata ibyahanuwe mugafata izo ndago niki mukavuga ngo ni iby'Uwiteka, kandi nge narababujije ngo ntabwo ari byo, narababujije ngo ntabwo ari iby'Uwiteka, nyuma mukavuga ngo ni iby'Uwiteka mukabigira imana, hari ibintu bizabaho. Muzakorwa n'isoni z'iteka ryose, muzarimburwa. Ibi ngibi niyo message rero. Iyo abantu bamaze kwakira ibintu by'Imana, ubwonko bwabo bugacurama, bakabika iyo mirongo barakubitika. Ibintu se by'Imana narayiprovinze rimwe kabiri gatatu, natuma umuntu wese ubishaka azaze tujye ku karubanda murire kuri pano tuganire. So rero abantu bareke gukorwa n'isoni, kubitika. Imana bati ibi bintu si by'Imana, nabitangaje kenshi, ni ibintu by'umubiri, kandi bajya ugaragaza ingaruka zagiye ziba ku bagiye babikurikira. Ziragaragara. Pastor kangushimire mu kiganiro Isanzure, tubwira abantu ko kwa gatandatu tuzakora ikiganiro live, aho pasiteri azaza kwigisha live, kugaruka kuri ya mana y'iki gihe mu karere k'ibiyaga bigari. Ikiganiro cyacu dukunze gukorana, hagenda asobanura ibyo byose yagiye avuga, abakeneye kuzamubaza, kumuhamagara, abakeneye kugira cyane abantu bafite ibibazo kuri Edeni muri kano karere, afite kuri Edeni yo mu Rwanda, kuri Edeni muri kano karere, izo nzuzi aho Adamu yavuye, ni byinshi zambaze rwose. So reka tubashimire rero, tubabwira ngo mwakoze kudukurikira, mukore subscribe, mukore comment, mukore na like. Ariko pasi wabahana nimero bakazakuvugisha. Nimero yanjye ni 0785655488. Wayisubiramo rwose, 0785655488. Reka rero tubashimire, mukomeze kugira ibihe byiza, muri kumwe nanjye Meki Kayiranga. Ikindi kiganiro naho utaha.